dukomeje kubifuriza amahoro y'Imana abakurikiye Makida Media Rwanda. Twakomeje rero ikiganiro cyacu cy'ubuhinzi. Uyu munsi twagiye mu gishanga cy'Akagera, ni cy'Akagera kino cya Kanyonyomba, yego, ni mu karere ka Bugesera, ni mu murenge wa Gashora, mu kagari ka Biryogo, nibyo. Dusanze rero abahinzi b'igihingwa hano cyitwa gombo cyangwa se okra, aho babyita okra mu cyongereza, abandi bakabyita gombo, abandi bakacyita ladies finger. Ndi kumwe n'umugabo hano, nagira ngo atangire abasuhuza. Uratangira wibwira abadukurikira, hanyuma dukomeze ikiganiro. Nitwa Ntawukundwa na bose Focus. Yego. Ukaba ndi umugabo, ndubatse, umugore n'abana. Ngeze mu gihe cyo kuba ndi mukuru, mfite imyaka 49. Urumva rero afite inararibonye. Focus, ariko ukora ubuhe akahe kazi? Uri umuguzi waje kurangura ko tugusanze mu murima? Njyewe ndi umuhinzi. Yego, uri umuhinzi. Uvuga ngo duhagaze mu murima wa Focus rero, ubikurikiye ushaka gombo, ubwo Focus ntamucike. Mujya muzishaka ngo mukazibura, ngo zarabuze, ngo gombo ngo zabuze, ngo ni ibibazo, ngo kamwe ngo kari kugura 1000. Dore uyu murima wose ni uwa Focus, ubwo niwe nyiri gombo mbese. Hanyuma Focus, ubu se ko abantu bamwe bajya bavuga yuko ubuhinzi, dutangira aho ngaho tutarajya kuri gombo, ngo ubuhinzi ngo nta kigenda, ngo ntabwo ushobora guhinga ngo ubeho, kandi ndi kubona ufite ibiro byinshi Focus. Ubigenza ute? Ni mu buhinzi cyangwa uracuruza? Nta kindi kintu nkora, agenda umuhinzi. Uri umuhinzi. Umuntu akubonye yagira ngo uracuruza, uri umucuruzi. Nuko ndya imboga. Urya imboga. Yes, bwira abantu rero ikiza cy'ubuhinzi. Ikiza cy'ubuhinzi, ubuhinzi hakomoka ibitunga umubiri. Yego. Mu bitunga umubiri rero utabihinze ntabwo wabibona. Yego. Niyo mpamvu jewe ndi umuhinzi. Nukurindira kubigura. Ukabigura byanambye. Ukabigura byanambye. Jewe rero mu buhinzi bwanjye, iyo mbisaruye aka kanya mpita mbirya. Bigifite umwimerere. Bigifite umwimerere. Ni gute se ubuhinzi, usibye wenda kuba wabisarura ukabiteka, ni gute ubuhinzi bushobora gutunga umuntu? Ubuhinzi uko bushobora gutunga umuntu, iyo uhinze urahinga ugasagurira n'amasoko. Yego. Uko uhinze ibyo uteka byonyine, nanone ntabwo wagura umwenda wo kwambara. Yego. Kandi ntiwajyana umwana ku ishuri. Yego. Bivuze ngo rero ugomba gukora ubuhinzi bukagutunga, ariko ugatunga n'abandi. Ni muri ubwo buryo. Uvuga ngo abahinzi ubundi njya nkunda kuvuga ko babona imigisha ibiri, umugisha wo kubona ibimutunga n'umugisha uturuka ku bandi bamushimira kuko yahinze bakaba babonye ibyo barya. None rero dusanze we warahinze umurima munini cyane hano wa gombo. Kubera iki gombo? Kubera iki wahinze gombo? Ni igihingwa ntangiye guhinga, nta gihe kinini cyane kirashira, sinarenze imyaka 2. Ariko gombo nabonye ari igihingwa cyamfasha kuzamura imibereho cyane. Cyane cyane ko nabonye ari igihingwa cyera mu gihe kirambye. Yego. Gishobora kwera igihe kiri hejuru y'amezi 4. Amezi 4 uri gusarura gombo? Usarura wongera ubagara, ukongera ugakomeza ugasarura. Urabagara, urabona leta iba yaraduhaye nkunganire. Tuba twariyandikishije, tugatanga amawupiya y'ubutaka, tukagura ifumbire ku mafaranga aciriritse. Yego. Ku buryo bitaduhenda cyane. Ako kantu ka nkunganire ka leta twongeye tuvuga ngo niba ushaka guhinga nyine, ubwo uragenda ugatanga ibyo uhinga n'aho uhinga, ukajya ugura ifumbire kuri make. Icyo ni ikintu umuntu yashimira leta. Nuko gombo se ubu ngubu ayo ushyiramo urayabona? Amafaranga nshyira muri gombo
amafaranga nshyira muri gombo araboneka kandi aboneka kare cyane kuko iki gihingwa ikibazo tukikigiraho ni uko amasoko yacyo ibiciro ku isoko bihindagurika cyane, yego, ugasanga hari n'igihe byagiye hasi cyane, yego, kuko nk'ubu ngubu ibiciro biri hasi cyane ku buryo igiciro kiri kuri 300 ikiro, ikiro. Ariko iyo isoko ryabaye ryiza baduha hejuru y'igihumbi n'icyatanu, icyo gihe umuhinzi rero urumva umuhinzi wa gombo aba afite uburyo bw'imibereho myiza rwose. Urumva iyo wayabonye ari menshi nyine ubwo urazigama. Urazigama. Aha. Ntabwo zirwaragurika? Zirarwara. Ko mbona izi zishashagirana. Umuntu aba yazitayeho. Yego. Aba yazitayeho akazitera imiti ku gihe, akaziha n'amafumbire zisaba kugira ngo nyine zibashe kuzamura umusaruro. Umuntu wari uri aho ngaho avuga ati jyewe nzajya nirirwa nicaye nta kindi kintu nakora, guhinga ntabwo nzongera guhinga mbivuyemo, ni ikihe kintu wamubwira? Ngo yaba ari ikigwari. Buriya uhereye twavuka cyangwa batubanjirije, igihugu cyacu cyabeshejweho no guhinga. Rero uvuga ngo ntazahinga mbere na mbere, ubwo ngubwo yaba yataye ubunyarwanda. Inisi yose burya itunzwe n'ibihingwa. Impano z'abantu ziratandukanye, ariko ashobora kuba afite n'indi mpano, akaba avuga ati jye mfite impano, ndi umushoferi, ntazabona umwanya wo kujya guhinga. Yari yicaye gusa. Uwicaye wenyine gusa, uwo nguwo ni ikigwari, kuko navuga yuko ntacyo amariye igihugu. Ariko iyo ubyutse ugafata isuka ukagenda ugahinga, ufite icyo umariye igihugu cyawe, kandi nawe ugira icyo wimarira, ugira icyo umarira abaturanyi bawe. Ko nk'ubu ngubu mfite abakozi bamfasha muri aka kazi kanjye, ngira abakozi batari munsi ya 7, bari gukora n'ubu ngubu, nitujya hariya hirya aho bari gusarura ndabakwereka. Ni ukuvuga ngo rero abo ngabo mbere na mbere bambeshejeho, nanjye babeshejeho, kandi ubwo ngubwo nabo bafite abandi babesheje cyane rwose. Ubwo rero mu buhinzi nyine tuba twunganirana. Urakoze cyane. Urumva hajemo n'akandi kantu ko guhanga imirimo. Urumva abantu bangahe 7 bafite akazi iwawe, ni abantu benshi. Urumva ni ikigo kinini, ikigo gifite abakozi 7. Urumva ko rwose watanze akazi. Hanyuma imbogamizi rero hari iyo wari uvuze y'isoko, nta bindi bibazo muhura nabyo muri ubu buhinzi bujyana ku isoko? Urebye mu kazi kose njya nitegereza mbona nta hataba ibibazo, ariko ikibazo nyirizina mu buhinzi, nk'ubu ngubu nk'iki gihingwa gombo kibaye dufite nk'ahantu tugurisha, hari nk'uruganda ruciriritse, ku buryo twizera ko umusaruro wacu uzaboneka kandi ukaboneka ku giciro kidahinduka rwose pe, twatera imbere cyane. Cyangwa cyanahinduka ntikive kuri ayo ngayo cyatanu wari uvuze ngo kigere kuri 300. Nta kindi wakwisabira. Hari abantu benshi bakurikira iyi cano bagera mu nzego zishyiraho umurongo ngenderwaho w'igihugu, nta kintu wabatuma ngo bazavugira abahinzi muri leta? Icyo navuga, n'ubundi basanzwe bagikora, ni uburyo bwo kuhira imyaka. Hariya rwose turabashimira, tutaraza mu byo dukeneye cyane, hariya rwose barunganira, ugasanga abahinzi baruhiye imyaka bakanezerwa. Babigenza bate? Hari uburyo bubiri bukoreshwa. Hari uburyo bwo kunganirwa kugura nk'amamoteri yuhira. Yego. Hari uburyo bakoresha bwa leta bwite bwo gukora amayirigasiyo ku masambu. Yego. Bakaduha uburyo bwo kuhira. Yego. Icyo rwose turagishimira leta. Yego. Noneho twebwe icyo twakisabira ubu ngubu, badushyirireho uburyo bwo kubona amasoko, kuko urabona nubwo ubu ngubu mfite gombo, ariko ndi n'umuhinzi w'imbuto zitandukanye, w'imboga zitandukanye, cyane cyane inyanya, kokombure,
na puwavuro. Ariko ni ukuvuga ngo ujya kureba ugasanga hari igihe nk'inyanya zeze, kuko buri inyanya tuzishoramo igishoro cyinshi, ntabwo ari nka gombo. Gombo zo igishoro cyazo kiba ari gike inshuro nyinshi. Ni ugutegura umurima neza, ukuhira, warangiza kuhira, ubwo ngubwo zikamera. Nta kindi kigoye, iyo wamaze gutera ukuhira ziramera ukazikurikirana, ibyo ntibiba bigoye cyane. N'imiti ntabwo utera inshuro nyinshi zirenze ukwemera. Ariko nk'inyanya zijya zidutwara ibishoro birebire cyane, twanarangiza wajya ku isoko ugasanga ziri hasi cyane. Noneho nk'ubu ujya kureba ugasanga hari nk'igihe uhinze umurama neza ukakunanira burundu. Nk'ubu ngubu hano twari dukunze umurama bita Rio Grande. Rio Grande ejo bundi haguye akavura, imvura duhita duhomba burundu. Inyanya zari zihinze muri ibi bice byo hirya zarapfuye, zahise zipfa. Kandi umuntu yari agasanga yarakoresheje amafaranga y'umurengera. Ubwo rero ariko bibaye byiza yuko tubonerwa nk'imbuto zirezisita, zishobora guhangana n'ikirere. Ibyo nabyo byadufasha rwose. Ugasanga umuhinzi hari aho ashobora kwikura, hari n'aho yijyana. Bivuze ngo birashoboka ko umuntu yakwiteza imbere ahinga. Ariko ubwo buryo bwo kuhira warumbwiye bundi bubiri ubu burahari, burakora, murabufite nta kibazo? Mu masamba hariya turabufite. Hakurya hariya hatoshye buriya haruhira mu buryo bwa irigasiyo bikoresheje izuba. Icyo ngicyo ni ikintu cyiza. Ndumva rero ibyo ari byo byose iby'ingenzi nubasha kukubaza nabikubajije, kereka niba hari icyo ushaka kurenzaho hanyuma tugasoza. Icyo nshaka kurenzaho ni ugushimira leta yacu y'ubumwe, kugira ngo aho bagejeje bakora bakomerezeho, kandi natwe abaturage bajye badushyigikira nk'uko basanzwe babikora. Nibabona ikirenzeho nacyo bagikore nk'uko n'ubundi basanzwe babikora, n'ubundi ntibadutererane. Yego, nuko tutareka gusaba kandi dufite umubyeyi dusaba. Umukuru w'igihugu yavuga ngo n'ibitaraboneka bizaboneka. Urakoze cyane. Tukwibutsa wowe wakoze subscribe kuri Makida Media Rwanda, gukomeza ugasangiza izi nkuru kugira ngo abahinzi aho bari hirya no hino bazibone. Urumva Focus afite ikibazo cy'umurama w'inyanya, ariko kuri Makida Media Rwanda dufite nanone ikiganiro cy'umurama mwiza w'inyanya. Focus we turahita tumuhuza n'uwo muntu azamurangire uwo murama. Ukora subscribe wowe utarayikora. Kandi Focus, nta nimero watanga kugira ngo umuntu ushaka gombo azaguhamagare? Nazitanga. Yego, tange rwose. 078 542 55 94. Umucuruzi uri Goma, uri Rubavu, uri hehe, aho uri hose hamagara Focus. Ndabizi neza afite amaguru n'imbaraga nyinshi, azahita zikugezaho ubundi muvugane. Iyi gombo ni nyinshi cyane, wayicuruza n'isi yose, ahubwo yabona iyigura hano. Murakoze cyane, tubifurije amahoro y'Imana.